hari intwaro kuko buri Imana ntishaka gukoresha injiji. Oya, Imana ntiyakoresha umuntu w'injiji. Iyo yiguhamagaye hari ahantu igucisha ikagucura, ikagucisha mu ruganda rw'ibigeragezo, ikagucisha mu ruganda rw'intambara, uko waba uri kose, uko waba umeze kose, uko waba uhagaze kose, aho waba uvuka hose, y'Imana igushaka igucisha mu bigeragezo. Ahubwo ikintu cyagufasha muri ikigeragezo, ishuri ry'Imana ko byanze bikunze Imana iguhamagaye nubwo watinda kuza ariko urabimenya. Umenya ko yaguhamagaye, ushaka gutinda kuza ukaza utinze nabwo ukazira mu gihano cy'Imana. Nabyo birashoboka kuko yaguhamagaye ariko uratinda. Bibaye ngombwa rero ko gutinda kumvira Imana kandi iri kugushaka ishobora kuguhana. Yaguha ngo ariko Uwiteka agira gutamukiza muri byose. Uyu muntu rero Imana yagerageje n'umuntu ikunda. Ikunda kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo abo nkunda mbakubita ibiboko. Ibiboko inkoni. Rero uru rwavuye hari n'umurimbyi wabivuze avuga ngo ibyago n'amakuba byacu duhura nabyo bya buri munsi burya biva mu rukundo rw'Umwami Imana yacu. Ibi byo kugeragezwa rero kubaha Imana, kuba wubaha Imana cyangwa uri umukiranutsi w'Imana ntabwo bikuraho kutakena. Abantu bajya babyibeshyaho cyane cyangwa se abantu bagiye babigisimbiza njye niheraho urugero cyane. Hari uburyo abantu bagiye bigisha ukuntu gutandukanye. Kwa Yesu iyo tuhageze turaharuhukira. Yego. Iyo tuhageze twagiye tuhagera tuboshye tukabohoka. Twahageze nta babyeyi tubona ababyeyi. Twahageze nta humure tubona ihumure. Twahageze twambaye ubusa Yesu aratwambika. Tuhageze ntaho kuba turahabona. Twari inciki duha imiryango iduha ababyeyi. Mbega kwa Yesu tuhageze aratwubaka. Amahoro y'Imana abakurikiye Irakora TV, turabasubije mu izina rya Yesu. Iyi ni YouTube channel ikugezaho ubuhamya bw'abantu batandukanye, ijambo ry'Imana. Turagira ngo utarakora subscribe uyikore, utarakora share ndetse na like ni ngombwa. Nk'ibisanzwe dutumira abakozi b'Imana batandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana nk'ibisanzwe, benshi basanzwe bamuzi, ariko hari umuntu ukurikira Kora TV bwa mbere, aratangira twibwira tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye ni ayandi Mukakamara Louisia, ariko cyane benshi bazoma mu BYIRINGIRO. Nanjye nsuhuje abakunzi ba Irakora TV badukurikirana buri munsi, ari abari mu Rwanda ari nawe bari hanze mu bihugu bitandukanye. Tubifurije amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Hari abasanzwe badukurikira, turabashimira by'umwihariko abakomeje kureba ibiganiro byacu, abakomeje gukora like, abakomeje gusharinga mu yandi magurupe cyangwa se inshuti zabo. Ariko nawe utarabikora tugukangurira kugira ngo usangize abandi ijambo ry'Imana, usangize abandi ubuhamya buri kuri Irakora TV, urabudufashije gukora umurimo w'Imana. Turakwakire rero kugira ngo tugezeho iby'Imana gushyize ku mutima. Ni karibu. Saba mbere yo kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana n'ikiganiro, katubanze dusenge. Turagushimiye Imana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe ndetse ukaba ukomeje kuturinda. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye tujye kuganira ku ijambo ryawe. Niwe wa mbere duhaye ikaze kugira ngo uzubane natwe kuri uyu murongo, kandi dusengeye Umwami Imana amatwi yose azatwumva kugira ngo bazabashe kunguka, kandi ijambo tujye kuvugira kuri uyu murongo Mana udufashe udushyigikire. Mwuka w'Imana yururuke cyo duheje n'imbaraga z'umwijima, kandi abantu bose bazatwumva Mana, abarushye bazaruhuke, abafite intimba mu mitima uzazibamare, ababuze icyerekezo, ababuze inzira, ababoshye uzabahora imitima yabo. Udufashe rero kuri uyu mwanya tugiye kubamo kugira ngo ubane natwe, uyobore ibi biganiro. Mbisabye nizeye kubikora mu izina ryawe Yesu, amen. Turagira ngo rero utubwire muri make mu biganiro watambukije, wakunze kuvuga ku bijyanye n'igihe n'umugambi w'Imana. Uvuga buryo ki umuntu w'Imana anyura mu gihe, ariko icyo gihe anyuzemo kikaba gipfunyitse mu mugambi. Ariko
hari benshi batagiye basobanukirwa mbese igihe n'ikigeragezo ni kimwe. Ubundi turagira ngo dusobanurire neza kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa. Ubundi umuntu unyura mu gihe cyangwa se umuntu ugeragezwa n'Imana ni muntu ki? Nibyo hanini uyu munsi none tugira wenda ngo tuganirizeho, kuko abantu badukurikiye hari abantu bareba ikiganiro kimwe bagahita bagenda, hari abandi bareba se nka bibiri bagahita bibaza ngo ubu yarashatse kuvuga iki. Ubundi umuntu ugeragezwa n'umugambi w'Imana cyangwa se umuntu ukunda kugeragezwa n'Imana ni muntu ki, kugira ngo abantu badukurikiye basobanukirwe. Murakoze cyane. Ushize twaganiye ku ijambo rivuga ko Imana ifata igihe ikagishyira mu mugambi wayo. Rero Imana, umuntu ugeragezwa cyangwa se reka mbasobanurire ku ijambo navuzeho rivuga ku gihe, ukuntu Imana ifata umugambi wayo ikawubika mu gihe. Noneho rero buriya igihe n'ibigeragezo ni kimwe. Ni kimwe. Ibigeragezo n'igihe ni kimwe, kuko ushobora kuba mu gihe cy'intambara, igihe cy'uburwayi, igihe cy'abakuroga, igihe cy'abakwanga, igihe cy'ubukene, cyo kwambara ubusa, cyo gutotezwa, igihe cy'ubupfubyi, cy'ukuba se, cy'ubupfakazi. Bivuga ngo byose ni igihe, ariko n'ubundi nicyo kigeragezo. Rero wambaje ngo mbese umuntu ugeragezwa n'Imana ni muntu ki? Ni muntu ki? Imana igerageza umuntu ikunda. Yego. Kandi umuntu Imana igerageza aba ari umuntu Imana ikunda. Kandi cya kabiri, Imana igerageza umuntu yirata. Yego. Uwo muntu aba azwi n'Imana, Satani abamuzi. Ko numva bakomeye cyane. Umuntu ugeragezwa ni umuntu Imana ikunda kandi uzwiho n'Imana yirata, kandi na Satani uwo muntu abamuzi. Tutaragira kure, tubanze tuvuge ko icyo kintu uvuze cyo kugeragezwa. Ubundi akenshi tuzi ko kugeragezwa ni ibintu bibabaza umuntu, kandi tuzi ko Imana ari urukundo. Mu by'ukuri ibyo bintu bibabaza umuntu, urumva watanze urugero, urabana igihe nicyo kigeragezo, kuko hari ikigeragezo umuntu ahura nacyo cy'uburwayi, ndagahura se n'icyo kwangwa no kuvugwa n'abantu. Niki wenda tutarinjiramo neza hagati no mu ijambo ushaka kugira ngo usobanure kubera iki Imana yemera abantu banyura mu ibyo bintu bibabaje, kandi Imana ari urukundo. Imana impamvu ibyemera kandi ijambo ry'Imana ribivuga ngo icyatumye itanga umwana wawe w'ikinege, byatumye kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga n'umwana wayo w'ikinege. Kuvuga ngo kuki Imana yemera ko umuntu ikunda imugerageza, ntago ibimwanze. Yigukunda, ukuvuga ngo yikureba ikakubonamo ubutwari, ikakubona ko uzavamo umuntu w'umumaro, ikakubona yuko ejo hawe cyangwa ejo hazaza yabasha gukoresha iby'ubutwari. Ni ngombwa ngo ikugerageze, kuko niryo shuri ry'Imana. Ko hano muri iyi si turabizi ko hari amashuri asanzwe, hari garidiyeni, hari primaire, hari secondaire, hari n'ayisumbuye, hari na za kaminuza, noneho hari na za maîtrise. Ayo mashuri yose rero uko tugenda tuyiga hano muri iyi si n'Imana, niko iyo yagukunze ikabona kuri umumaro, ni ngombwa gucisha muri bya bigeragezo. Kuko kenshi abantu bazi ko abantu iyo bareba nk'umuntu uri mu bigeragezo mu ntambara, abenshi baba bazi ngo ni ibihano, abandi ngo ni ibyaha, abandi ngo Imana yaramuhannye, ariko siko bimeze. Kuko Imana igerageza umuntu ikunda, kandi abantu bose ntabwo ariko bageragezwa. Abantu bakurikiye Irakora TV, impamvu dukunda kubaza Mama Byiringiro ibi bintu, Mama Byiringiro ari mu bantu bigishijwe n'Imana tumaze kuganira nabo batandukanye. None uratubwiye ngo amashuri y'Imana nayo ameze nk'ayo dusanzwe tuzi mu buryo bw'umubiri, tuzi secondaire, tuzi garidiyene, tukamenya primaire, tukamenya secondaire, kaminuza na za maîtrise nk'uko bitubwiye. None Imana nayo hari amashuri yateguye, mbese hari ikigo Imana ifite itorezaho abantu? Bwira abantu badukurikiye kugira basobanukirwe. Uko byasa kose umuntu wese waba utwumva wibeshye ngo uzabaho ishuri ry'Imana rirangije, waba ubeshye. Kuko Imana y'ikikora ihora ikwigisha, ariko igenda ikwigisha ibitandukanye. Aho ikugejeje n'aho igukuye, nuvuga ngo aho uvuye hari ayo iba yarakwigishije, ariko naho ikugejeje nabundi harayikwigisha. Rero umuntu w'Imana ukundwa n'Imana cyane, Imana yarebye ikamwitegereza, ikamuhamagara. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo yaraduhamagaye, ariko imaze kuduhamagara dutoranye.
bivango rero muri babantu yahamagaye igira nabi itotoranye kandi abantu bose burya ntago bageragezwa oya ntago abantu bose bageragezwa Imana kubona isi yuzeho ibibazo buriya babivana isi irimo ibibazo ariko bose ntago ariko turi mu ishuri ry'Imana ariko y'Imana igukunda ikubonamwo umumaro kandi kuba ukiranuka kuba usenga kuba waravuganye n'Imana kubura umukozi w'Imana uyikorera kuvugana n'Imana no kubugendana nayo no kubukora ibyo gukiranuka ntago bikura kugeragezwa n'Imana ntago bishoboka ntago bikuraho kugeragezwa ishobora kugukuraho ikigerezo cy'ubukene ukakivamo ejo akazi cy'uburwayi ukakivaho mo kazi cyo kwangwa cyava kaza n'ibindi bigiye bitandukanye none se wenda ntago turabanza kugira ngo twumve ubundi umuntu ugeragezwa n'Imana ni muntu ki nkuko watangiye bitubwira ngo Imana ntago igerageza umuntu yanga kandi ikindi kigeragezo ntago ari ukwangwa n'Imana ahubwo se ushaka kugaragaza buryo ki nkuko natwe tujya mu mashuri atandukanye ariko n'Imana yigisha abantu none nkuko wari ubitubwiye ko numva ubuzima bwo gusenga cyangwa se bwo gukorera Imana no kuba umuntu ayikurikira n'ubundi aba ari ibibazo gusa ubundi ibyo bigeragezo byari igihe bijya wenda bikoroha cyangwa se wenda n'ubuzima bw'umukristo muri make cyambere ni ubuzima bw'umukristo kuko nunabaho wenda no twumve ushaka kuba uri mu bigeragezo ntago nzi icyo urimo ariko wiganyira ngo Mana wampoye iki kuki njyewe nsenga ariko ibintu bikurweho kuki se njyewe nanjye ngukorera ngakora umurimo wawe ngakiranuka kandi burya Imana igerageza umukiranutsi yego umukiranutsi w'Imana kuko hari abantu benshi tureberaho urugero nka Yobu nta cyaha yari yakoze ariko kubera ukuntu Imana yari imwirase imwereka Satani waruye neza ko mu insinzi mari ntawe ukiranuka kuruta Yobu kubera ko Satani nawe abakuzi Imana irabyemera imushyira mu maboko ya Satani iramugerageza ariko ntibyari bikureyeho ko Yobu ari umukiranutsi rero mu buzima busanzwe ni ngombwa amashuri Imana igenda twigisha ararutana kandi igenda yadukuramo mu buryo bugiye butandukanye rero nunabaho uri umukirisitu cyangwa usenga bashaka kuba bakubeshya ntabwo uzabaho nubaho uri umukirisitu ukabona nta ntambara nta ubagiye kure y'Imana ariko mu gihe uzabona uri guca mu ntambara mu makuba we kwitotomba cyangwa ngo ugire ngo Imana aragutaye ubushize ko yaravuze ngo ibigeragezo ni bitatu numenya neza ko igihe urimo ari igihe cy'Imana ujye uvuga ngo ujye ushima Imana kuko uzaba uri kwigishwa n'Imana kandi nyuma yo kugeragezwa uza ku buriya izahabu igira umumaro izahabu ngo ushobora gutunga izahabu ukaba utabizi iri mu butaka bwawe ariko no kwicukura kugira ngo yigereho bisaba imbaraga kandi kugira ngo yitwe izahabu hari ahantu igomba guca kugira ica mu ruganda kugira ngo bayitunganye izagira agaciro rero ivuye mu ruganda ni nako umukirisitu ameze bivuze ngo ntabwo abantu bose bageragezwa ntabwo ari bose kandi burya Imana ntiyagukoresha itakwigishije kugira ngo igukoreshe ubishopo runaka w'umushumba w'umuhanuzi umuvugabutumwa umuririmbyi umuhanzi ugere ku rwego Imana ishema cyangwa se ubera abandi bantu bose umumaro nuko Imana ibanza kukwigisha hari ikiganiro cyawe twumvishe washatse kuvuga ngo ubundi ngewe Imana yangize nk'icyapa abantu bigiraho wanyuze mu buzima bugoye ku bantu bagiye bakurikirana ubuhamya bwabacishije kuri Rakora TV n'ubundi uzakomeza ugenda ubasobanurira muri rusange mu by'ukuri nk'umuntu uri kutwumva ari mu kigeragezo niki kintu ushaka kumwemeza neza ko ari icy'Imana kuko hari abantu babyitiranya agahita avuga nti wenda hari kubera ko abantu bari kunyanga kandi mu by'ukuri wenda wanasanga nubwo bari kumwanga nawe ubwo wenda bakoreye ubugome ugasanga wenda nubwo barimo bamurwanya kandi nyamara nawe atabashyigikiye hari ikintu natandukanya ubundi hari intwaro ugomba gutwara nazo mu bigeragezo hari intwaro kuko buri Imana ntishaka gukoresha injiji oya Imana ntiyakoresha umuntu w'injiji iyo yiguhamagaye hari ahantu igucisha ikagucisha mu ruganda rw'ibigeragezo ikagucisha mu ruganda rw'intambara uko waba uri kose uko waba umeze kose uko waba uhagaze kose aho waba uvuka hose y'Imana igushaka igucisha mu bigeragezo ibintu rero nabonye bya mbere bishobora narabivuze ubushize ku kiganiro cya mbere navuze ko icya mbere hari ikigeragezo kizanwa na Satani
kizanwa na satani. icyo ni cya kigeragezo dusengera Imana ikagikuraho. Hari ikigeragezo wizanira ubwawe ukakizanira nk'umukobwa Imana yavuga ngo wirinde ejo kabiri gatatu ukabona utwaye inda, wa mwana ntuzawenda se ntufite ahantu uzamurerera. Cya kigeragezo nicyo wizaniye, kuko Imana arakuburiye cyangwa se n'ababyeyi bakugira inama ariko wanga kumva. Ni ukuvuga ngo rero hari n'ikindi kigeragezo kizwanizanwa n'Imana. Iki rero ntabwo gisengerwa ngo kiveho, ahubwo ikintu cyagufasha muri iki kigeragezo ishuri ry'Imana, ko byanze bikunze Imana iguhamagaye nubwo watinda kuza ariko urabimenya. Umenya ko yaguhamagaye. Ushobora gutinda kuza ukaza utinze nabwo ukazira mu gihano cy'Imana. Nabyo birashoboka kuko yaguhamagaye ariko uratinda. Bibaye ngombwa rero ko kubera gutinda kumvira Imana kandi iri kugushaka ishobora kuguhana. Yaguhana igukenesheje, wari ufite ubutunzi, yaguteza uburwayi, kuko Imana yo ihamagara uko ishatse. Yaguteza intambara, yaguteza abantu, waba uri umukire ikagukenesha, ubutunzi bwose bugagushiraho, ishaka ko witaba umuhamagaro. Icyo rero ntabwo tuza kuvuga ngo ni igihe kimwe, ahubwo icyo ni igihano kuko watinze kugira gute kwitaba umuhamagaro. Uyu muntu rero nicyo Dawidi yanditse hano muri Zaburi ibice 32 umurongo wa 20, arangije aravangwa amakuba n'ibyago. Ni byinshi ku mukiranutsi. Amakuba n'ibyago ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Impamvu Uwiteka mukiza aya makuba Dawidi yashatse kuvuga ni bya byago twavuze, kuzantambara, ni bya bintu byose uri gucamo cyangwa se nanjye ndi gucamo, bizabangamira abandi ariko ukabicamo, bizakubangamira ariko bikabicamo, utabishaka unabishaka, byemeye utanabyemeye. Aya makuba n'ibyago bizakuca uzabicamo, ngo ariko Uwiteka murinda muri byose. Aha rero kumurinda muri byose ni hahandi bazakuroga ntupfe, bakohereza amahembe, bakohereza ibitega, bagatega imitego muri rya shuri ry'Imana. Imana igihagurutsa abarozi, ikabahagurutsa ishuri ry'Imana, abarozi bose bakaguhagurukira, ariko Uwiteka ngo amukiza he muri byose. Ni cyagihe uzaca mu bintu bikomeye, uzaca mu buzima bubi, uzaca mu ngorane, uzaca mu bintu abandi batari gucamo, ukibaza ngo ni ukubera iki ko nkiranukira Imana, ko nsenga, ko ndi umukozi w'Imana, ko ndi umuririmbyi, ko ngerageza gukiranuka. Ni impamvu kindi guca muri ibi bintu. Ibi rero nibyo Dawidi yavuze ngo amakuba n'ibyago ni byinshi ku mukiranutsi, ngo ariko Uwiteka agira gutamukiza muri byose. Uyu muntu rero Imana yagerageje n'umuntu ikunda, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo abo nkunda mbakubita ibiboko inkoni. Rero uru rwavuye hari n'umuririmbyi wabivuze avuga ngo ibyago n'amakuba byacu duhura nabyo bya buri munsi burya biva mu rukundo rw'Umwami Imana yacu. Ibyago byawe, amakuba yawe, amakuba yanjye, ibyawe uri kunyumva, burya ikiri gutuma uri kubicamo ni urukundo. Ntabwo ushobora kubyumva, ariko hari intwaro 3 nabonye zafasha umuntu mu rugendo. Yego, muri iki kigeragezo cyangwa se muri iki gihe twavuze. Intwaro ya mbere ni ugusenga. Intwaro ya kabiri ni ukwirinda no gukiranuka. Yego. Iyindi niyo kwihangana. Izo ni intwaro 3. Intwaro 3, kuko iyo udafite kwihangana ntaho wagera. Udafite gusenga ntaho imbaraga wazikura. Udafite gukiranuka nabwo ntabwo iri shuri warisohoka. Biragusaba kwihangana mu nzira mu buryo uri gucamo, mu burwayi bwawe, kuba abantu barakwanze. Kandi ikindi nabwira umuntu wese unyumva, kugira ngo ubashe gutsinda usohoke muri iki kigeragezo, wirinde kwirwanirira. Kuko iyo wirwaniriye ushobora kubigwamo, cyangwa se ukabitindamo, kuko kurisohoka nk'umwe abanyeshuri bacika ikigo, ushaka kurisohoka ngo bamvuze, ngo abantu baranyanze, baba bakuvuza ukabatelefona, ukabakorera inama ati musubire mu byo bamwavuze, ugasanga uri kwirwanira mu kazi, wenda muri biraho ukorera hari abantu bakwanga, hari abakurwanya, nawe ugashaka kubarwanya, wenda se muri karitsiye, mu miryango ya hoya. Menya igihe urimo, numara kukimenya, Imana iguha intwaro yo kwihangana. Kuko kwihangana, kandi ikindi kintu nongeye kwibuka,
muri izi ntwaro zigufasha gusohoka muri iri shuri neza, harimo no kubabarira. Harimo kubabarira. Iyo udafite kubabarira ushobora gutinda muri iki gihe, kandi iki gihe ni igihe Imana ibiziho yonyine, we ntabwo ushaka kukimenya. Rero dufite kubabarira, kuko mu ishuri ntabwo ushize nabivuzeho, ntabwo Imana izaza kukwigisha, izakoresha abantu muri kumwe. Ushaka gukoresha abantu bari mu itorero, ushaka gukoresha abo muririmbana muri korari, ushaka gukoresha abantu mubana nabo muri biro, aho ngaho ukorera mu kazi runaka, muri kampani runaka bakakurwanya. Ushaka gukoresha umuntu mucuruzanya aho mu isoko, ushaka gukoresha umuturanyi wawe ufite amangazini, ushaka gukoresha umuhinzi mugenzi wawe, ushaka gukoresha umunyamasengesho musengana, ushaka gukoresha abana bawe wabyaye. Mu ishuri ry'Imana n'Imana yakoresha umugore wawe, Imana yanakoresha n'umugabo wawe akakubera umwarimu, yakoresha na mama wawe yakubyaye, yakoresha abavandimwe bakakwanga muvukana, yabakoresha bakaba ari abakire bafite ubutunzi n'amafaranga, ukajya uburara kandi babifite. Rero aho ikintu bigusaba kugira ngo ubane n'Imana neza no kuba muri iri shuri, icyo bigusaba no kubabarira. Ukamenya ko ari igihe cyazanywe n'Imana, nta muntu wabigizemo uruhare. ko numva bikomeye. Noneho utubwiye ubundi turimo turaganira ku muntu ugeragezwa n'Imana uwo ari we. Mu by'ukuri utugaragarije buryo ki Imana ifite abakozi benshi ishobora gukoresha bakwigisha wowe urimo wigishwa n'Imana. Ariko hari nk'abantu benshi tujya tubona basenga, ugasanga umuntu arasenga mu by'ukuri niwe mukene, ugasanga umuntu arasenga niwe ufite abana bamunaniye, ugasanga umuntu arasenga wenda umushomeri ashatse akazi imyaka runaka. Mu by'ukuri bari abantu n'ishyano baba baragushije, bari abantu ntabwo ari ishyano baba baragushije, ahubwo bari abantu nyine bagomba kumenya igihe Imana ishaka kugukoresha ikagushyira mu ishuri ukabura akazi, kandi warize ufite diplome yawe, ufite amashuri yawe, uzi gucuruza. Buriya hari uburyo Imana iguhamagara ikagushyira no mu ishuri, wari ufite akazi ukakabura, cyangwa se wari uzi gucuruza ugahomba ugataha neza, bandi bagatera imbere abo mwatangiranye bakagera kure bakubaka amazu, ibintu bikemera, ariko we bikanga ugataha. Imana ishaka kukwigisha ugahomba, amazu ufite bakayateza cyamunara ugataha. Imana yanakwigisha uri umukozi w'Imana, wubaha Imana, ukiranuka, ugerageza no gusenga, urugo rukakunanira, nabyo birashoboka, bikanga bikakunanira, umugabo akakubera umwarimu, umugore akakubera umwarimu. Abana usenga ugerageza uko ushoboye kose ukanabasengera ukanabigisha, abana bakakunanira, ugashyiraho ibishoboka byose abana bakakuganarira. Wangu Imana yo yije kukwigisha uko ishatse. Ni kwigisha uko ishatse, yaguhengeka, yaguhengura. Iyo niyibiza ishuri zagira guti zakwigisha, kandi hani gutoreza mu kibuga n'ubundi uzakeneramo. None se ubu nk'umuntu urimo arageragezwa, wenda umaze kudusobanurira buryo ki, nkuko n'undi wari wabigarutseho, hari ikigeragezo umuntu nyirizina yizanira, hakaba icyo azanirwa na Satani aricyo umuntu asengera kikavaho, noneho hakaba n'umuntu ugeragezwa n'Imana. Mu by'ukuri urimo uradusobanurira umuntu ugeragezwa n'Imana uwo ari we, tukumva ni ibintu bikomeye. None ibi bintu bimeze bite? Umuntu aba afite uburenganzira bwo kubyikuramo, bigenda bite? Ibi byo kugeragezwa rero, kubaha Imana, kuba wubaha Imana cyangwa uri umukiranutsi w'Imana, ntabwo bikuraho kutakena. Abantu bajya babyibeshyaho cyane, cyangwa se abantu bagiye babigisimbiza, njye niheraho urugero cyane. Hari uburyo abantu bagiye bigisha ukuntu gutandukanye. Kwa Yesu iyo tuhageze turaharuhukira. Yego. Iyo tuhageze twagiye tuhagera tuboshye tukabohoka. Twahageze nta babyeyi tubona ababyeyi. Twahageze nta humure tubona ihumure. Twahageze twambaye ubusa Yesu aratwambika. Tuhageze ntaho kuba turahabona. Twari inciki, duha imiryango, iduha ababyeyi. Mbega kwa Yesu tuhageze aratwubaka. Ibyo tutari tuzi tukabimenya. Ariko guhamagarwa no gutoranywa mu bitandukanye. Yego. Imana ishaka kuguhamagara ikakuzana mu nzu yayo, ugasenga, ikaguha ibyo ukeneye byose, ukagutabara, ukubaka amazu ugahirwa. Ariko ishaka no kuguhamagara, ishaka kukwigisha ngo igukoreshe, kandi si uko bya bindi yananiwe kubiguha,
ahubwo icyo ishaka ni kugira ngo ubanze wige igushyire ku ikosi, kuko umusirikare ntago ashobora kwambara ipeta, ntibishoboka, ntabwo bishoboka. kandi ikifitiye Imana inyungu ntago ari guguhereza byinshi ngo ukomere umenyekane w'icyamamare. Ikifitiye inyungu nuko wiga ugafata, wamara gufata ukazana n'abandi benshi kuri ku musaraba. Kuko Imana igutoranya kubonamo ubutwari. Kuko Imana ihamagara Gideyoni, Gideyoni iwe yari baje atari ko njyewe umuhungu wo kwa runaka, wo kwa Yowasi. Ariko Imana yo imusanga ari mahura ingano, yari yamubonyemo ubutwari, atiyiziho. Imwitegereje avatuye umwana w'umuhungu agiye ku rugamba yatabaruka, mutumye ku rugamba. Bishatse kuvuga ngo rero nidutandukanye ibintu. Kuba umuntu ari mu makuba, ari mu byago kandi akorera Imana, kuba uri kubona usenga ibintu ntibihinduke, wubaha Imana uri umukiranutsi, kuba uriya muntu ari gukorera Imana ariko yambaye nabi, kuba uriya muntu ari gukorera Imana ariko ari mu ntambara, hari ibintu byanze, akaba ari gukorera Imana, wenda abana baramunaniye, akaba ari gukorera Imana urugo rwaramunaniye, ntabwo ari ishyano. Kuko umubumbyi we yabumba amenye uko abumba ikibumbano cye, kandi akibumba uko ashaka. Yagihomborera mu ntoki, yakuramo igipukombe cyangwa ikibindi, yakuramo icupa, yakibumbamo agakuramo intebe, yanagihombora ntikigire umumaro. Bishatse kuvuga ngo rero Yesu, Imana imaze kuduhamagara, yaradutoranyije. Bari abantu rero yatoranyije ni bande? Ni babandi yabonyemo ishyaka, ni babandi yabonyemo ubutwari, akavata uko byasa kose runaka mucishije mu ikosi ry'inzara, ndabibona ko yarisohokamo amahoro. Aha niho Yobu yageze, ndamukunda cyane. Yobu amaze kubona neza kwemerwa, aciye mu ntambara, abantu bamuvuyeho, umugore amubwira ati tukiwe Imana yawe n'ubundi wipfire. Inshuti ze zimubwira ati ariko Yobu nta cyaha wakoze. Aravuga ati njyewe naho yanyica nzapfa nyiringiye, kandi nzakomereza inzira zanjye imbere yayo. Kandi buri ikindi kintu nabonye mu kigeragezo nta kwisobanura kubaho. Kuko ikigeragezo igihe kiza kikazana ibimenyetso, kikazana abatangabuhamya, kikazana abagushinja, kikazana n'inyandiko. Kigaragara kimu umunyeshuri mwiza, Imana yarakwigishije, warafashe. Ibyo byose bibamo, ibyo byose kikazana ibimenyetso. Rero wowe ushatse guhangana nacyo, muririmbyi ndamukunda yaravuze ngo ikintu cyatuma umuti wabyo warabonetse. Umuti w'ibigerageza ni ukubisuzugura, ukabigenda hejuru, ukabifata nk'ibitariho, wahura na babandi babisunika, ari bo babandi nyine bakwandikira inzandiko, babandi bafite babatangabuhamya, babandi gifite umuryango. Ikigeragezo kirabufite, gifite abatangabuhamya. Imana barateguye muri amvugo y'iki gihe, Imana irateguye, gifite abatangabuhamya. Ngo wahura n'abandi bagisunika, bakubaza amakuru yawe, ariko umva no muririmbyi, ngo ukababwira ngo ni meza, kuko Yesu ari muzima. Imana ishimwe. Ukababwira ngo ni meza. Rero hano nari mvuze ngo wenda dusobanura n'abantu batwumva. Abantu bamaze iminsi bampamagara batandukanye. Kambwati kabisa namenye ko ndi mu gihe. Kambwati kabisa namenye neza ko burya atari icyaha nakoze. Ndagira ngo nkubwire ngo guhamagarwa tubitandukanye no gutoranywa. Yaraduhamagaye, maze kuduhamagara dutoranya. Abo yatoranyije nabagiye ku ikosi. Hari abo twasize, twebwe tuva muri babandi bahamagawe, abandi bajyanwa ku ikosi. Abitatoranyije ubwo bajyaye, babandi tatoranyije barahari. Ni babandi uzabone wenda se baje uyu munsi kabatabara, wabega akabazanye afite ibibazo ariko wabisengeye ukabona arasubijwe. Wenda se wamusengeye ukabona uwo munsi arasubijwe, mwarasenganye se yateye imbere wagusiga hahandi. Noneho wowe urashaka kumera nka wa undi wahamagawe, kandi wowe waratoranyijwe, kandi umaze gutoranya ngombwa ngo ujye ku ikosi. Iri kosi uzahabwa ibihembo ari ukurivuyeho. Na Yesu ngo yagiraga abigishwa benshi, ariko ab'inkoramutima be yari yashakaga bari 12. Nibo bonyine yari afite, burya yari afite benshi cyane, benshi. Ariko abo yari afite yatoranyije, yarabatoranyije bari 12. Rero ahangaha
tubitandukanye kavuga ngo nasenza y'irindwi nasenza y'iminsi 3 nasenza y'icumi buriya hari n'igihe hari ngo kuki runaka ko twazanye koko ko yakijijwe ndeba ari njye wamwihanishije runaka ko twasenganye muri murya ko twaryanye kanyarira runaka ko ejo bundi twari turi kumwe ku kirago uyu runaka ko twakoranaga ivugabutumwa ikintu gitumye atabarwa njyewe ngasigara n'igiki ko atatoranyijwe yarahamagara ariko ntabwo yatoranyijwe kandi ugomba kujya ku ikosi ni ngombwa kuko we yarahamagawe araza aritaba ariko wowe wisanga mu bantu batoranyijwe uhita woherezwa ku ikosi kandi urabizi umusiga ari ku ikosi nyine aca mu bintu bikomeye yego aca mu bintu bikomeye hari ibintu byinshi asiga byiza byo kumunezeza akabisiga agasiga umuryango agasiga ibintu byose akabitera umugongo akajya ku ikosi kandi ntabwo barikorera ahantu hagaragara akubitwa inkoni arara habi hari ibintu byiza biba bikwiriye kurebesha amaso ye ariko ntibikunde ariko yavuye kuri rya kosi bamwambika ipeta uri umuntu wageragejwe n'Imana kenshi none ni nk'iyihe nama wagira umuntu uri ku ishuri ry'Imana ni iyihe nyungu wabonyemo kuko wanyuze mu mashuri atandukanye mu bantu bakurikirana ubuhamya bwawe babona ko wigishijwe n'Imana cyane kuko nimba ushobora kugera ku rwego rwo kujya kuyobora icyumba nk'uko twabyumvaga mu buhamya bwatambutse ukaba uri mu materaniro wavayo ugakubitwa cyangwa se wavayo ukaburara ngo uba warize mu buryo buhambaye none turagira ngo ufashe abantu bakurikiye kino kiganiro barimo bageragezwa n'Imana njyewe inama ya mbere nabahereza cya mbere kugira ngo ube mu kigeragezo neza ukibanemo n'Imana cyane yego cya mbere ni ugusenga kuko ikintu ukura mu mbaraga burya amasengesho arakora ariko ikintu cya mbere ukura mu mbaraga z'amasengesho iyo uri mu kigeragezo cy'Imana ni imbaraga rero ni iki cyo hari ikintu nabwira abantu banyumva hari igihe usenga mu gihe kitari cyo cyangwa ugasengera ibyifuzo bitari byo ugasanga uri mu ishuri ry'Imana cyangwa se uri mu kigeragezo cyangwa uri mu gihe noneho ugasanga cya gihe urimo nturamenya n'umwaka ugezemo nabyo barabibara Imana gushyira mu cyiciro ugasanga cyagiye wagataye usaba Imana imbaraga no kugira ngo ugwize imbaraga z'umutima ubashe kuba muri buriya butayu ugasanga uri gusenga usaba Imana kuva mu kigeragezo cyangwa kuva mu ishuri ry'ikigeragezo kandi si cyo gihe Imana iracyakwigisha ishobora kuba ifite n'imyaka 5 cyangwa se imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 10 ntago mbizi rero kira si cyo gihe cyo gusenga usaba kukivamo kugihunga hoya ahubwo saba imbaraga no kwihangana ubwira Imana gukomenye ko ari we wanyigishije nkabamenye neza ko ikigerageza ari wakinshyizemo ndasaba kugira ngo nkomereze imbaraga ndusheho guteregana n'umwanditsi arabivuga aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete yego noneho inama namugira n'ugusenga cyane agasenga amasengesho y'uburyo bwose indi nama ya kabiri namugira ni ugusaba imbaraga zo kwihangana kuko mu kwihangana habamo kunesha ni nako ijambo ry'Imana ryavuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko uwo namara kwemerwa azagwa ikamba ry'ubugingo hari n'abatemerwa ubwo nuko hari n'abatemerwa ijambo ravuze ngo nk'uko mbyumvise hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ashobora no kugeragezwa none Imana ntimwemere ashobora no guca mu kigeragezo ntiyemerwe agasibira ushaka kugeragezwa ntiwemere umuntu yasibira mu gihe byagenze utubwo umuntu ashaka gusibira mu gihe yitotomba mu gihe yirwanirira mu gihe yivovota mu gihe arwanira kuva mu kigeragezo ishuri zitaragera mbega mu gihe watarimenya ubwe hari igihe kenshi usanga uri kugenda usibira rero niyo mpamvu uyu muntu namusabira kwihangana mu bantu bahamagawe n'Imana hakaba n'abatoranyijwe n'Imana hari abantu bashobora kumva kino kiganiro agatavuga ati ngeraho kugira ngo Imana intoranye yampamagara gusa ikampa ibyanjye nkicira bitandukaniye Dawidi buriya yagize intwari ikomeye yo kwihangana yego kuko yabaye mu butayavamo arimo Imana irimo imutoza bize kuba ngombwa ko avayo ajya kwa Sawuli kandi arageze ibwami
yakagombye kuharuhukira, ariko ahubwo ahasanga ikigeragezo cya Sawuli ashaka kumutera icumu, ariko yagize intwaro yitwa kwihangana. Kuko Dawidi ataza kugira intwaro yitwa kwihangana, yari kwihorera kuri Sawuli, yari kwihorera, kuko Sawuli yamugenzaga kumwica, kandi Imana buri munsi kamumugabiza, ariko agira kwihangana. Ati ntabwo bikwiriye ko hari igihe yakebye ikimenyetso cy'umwenda we, ageze hakurya arahamagara, ariko aravati biragatsindwa kugira gute kuramburira amaboko yanjye ku mwami Imana yimikishije amavuta. Yataza kugira intwaro yo kwihangana, yari kureba igihe cyose yamuhigiye, akareba uburyo ashaka kumwica, akihorera, akica umwami. Ariko yagize intwaro yo gutegereza, afite kwihangana, kuko yari afite ubutwari bukomeye, kandi mu kwihangana aje gukuramo kunesha. Rero nabwira umuntu twumva uri mu bigeragezo, ntago nawe sinaje guhamya ko Imana igerageza umuntu mpaka apfuye, cyangwa nta butabazi bw'Imana buhari, ariko numva nakwigisha umuntu ikintu nanjye numva kindimo. Ntaje kubwira ngo akira ibi ngibi n'ibi ngo uratabawe, kandi atari igihe cy'Imana, ko bagiye batwigisha nabi. Cakira ibitangaza, bagiye batwigisha nabi ngo akira ibitangaza, ngo kwa Yesu nta mahoro, ngo kwa Yesu ntacyo wababurira, ngo nibyo nta kintu twahaburiye. Ariko banza umenye uhamagawe ute, uje gukora iki mu gakiza, umuhamagaro ni uwuhe? Yesu arabifite, nta n'umuntu wamukorera uzikorera amaboko, kandi tuva mu bwiza tujya mu bundi. Tugenda duhindura amateka, tugenda duhindura ubuzima, tugenda cinzira butandukanye, tukarwara akadukiza, ntambara zikaza ari nyinshi akazirwana akazitsinda. Ariko kumukurikira ntibyoroshye, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo munyure mu irembo rifunganye kabisa, abari bumutegerereza. Birashaka ko waba uri wicaye mu irembo rifunganye, nta nzira uri kubona, ntawe ugucaho, ntawe ukunyuraho, ariko hategerereza umwami. Uko ikintu numva nakwigisha umuntu, njyewe rero mpora n'abantu benshi batandukanye, kandi wa mugani wawe narigishijwe, ntago nago ikintu ndafite. Numva n'umuntu wese namukomeza mubwira nti Imana yacu iratabara, ariko banza wigisha umuntu, umuganirize, unamubwira uburyo itabariramo. Nimba Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira nabanze yiyange, ushaka kunkurikira nabanze yiyange, yikorera umusaraba, abona nkurikira. Yesu wacu aratabara, nuko ari igihe wenda umuntu ushaka kumusengera, amara kumusengera akavugana n'Imana, ukamuha n'ukwezi n'igihe, ariko agategereza agaheba, wakibwira ko andi yavuganiye n'Imana ariho aza guhita atabarirwa, kandi aracyafite urugendo rurerure, aracyafite inzira ndende. Imana aracyashaka kukwigisha. Ejo kabiri gatatu ugasanga ngo Imana arambeshye. Ntabwo Imana ibeshye, nta jambo Imana na rimwe ivuga ngo ure kutarikora, ariko tandukanye imvugo y'Imana n'igihe ikorera, aho ivugira. Kandi umenye ko burya iyo wakiriye isezerano ukaba uryakiriye, iyo wakiriye isezerano ukaba uryakiriye, umenye ko ari rwo rugamba. Aho kugira ngo wishimire ko rizasohora vuba, ahubwo risengere kugira ngo rizasohore rigusanga. Kubera icyo biba urugamba kandi Imana ivuganye nawe, ni urugamba nyine, uhita utangira guhura n'intambara. Satani itatangira kurwanya wa mugambi Imana igufiteho. Ushobora kuva gusenga, Imana ikakubwira ati nzagutabara, cyangwa se ndakugaburiye, ugasanga n'ahandi wenda wakuraga dukeya ntibigikunze ko tuhava. Ntago bikuyeho ko Imana izasoza icyo yavuze. Nuba udafite kwihangana no gusenga, uzacika intege uvuye ko Imana yakubeshye, kandi ntiyago yigeze kubeshya. Ahubwo menya ngo ukihakira ryasezerano utangiranye n'urugamba. Haryo uriherewe utangira n'urugamba, Satani azakurwanya kugira ngo aguce intege cyangwa uburizemo wa mugamba. Icyo bigusaba rero, aho kugira ngo ucungane n'umunsi rizasohorera, kuko ntiwawumenya, ahubwo gwiza gusenga no kwihangana, ubwira Imana ngo naho byatinda, kuko abagushyikira Abivuze, aravuga ngo kuza ko bizaza, ariko naho byatinda tegereza. Bizaza, ntago bizagira gute, bizahera. Ntibizatinda, tegereza ngo bizaza, ntago bizagira gute, ntago bizahera. Yarashatse kuvuga ngo naho byatinda, birashobora ko byanatinda.
birashoboka kuko nta muhanuzi usohoza amasezerano ntawe ngo nuko yahanuye ngo niwe uyasohoza arahanura ariko agategereza kandi muri kwa gutegereza kwawe wavuganye n'Imana hari icyo bigusaba nawe biragusaba gusengana umwete biragusaba kwihangana no gutegereza kandi no gukiranuka wigishijwe n'Imana kugira ngo utubere urugero cyangwa se tujye tukwigiraho n'abandi bose mbese umeze nkaho uri icyapa gisomwa na buri wese mu bantu bari mu ishuri ry'Imana kandi wemeye kuyikorera none kutubwiye umuntu uri mu kigeragezo uri mu ishuri ry'Imana akanatubwira buryo ki aba agomba kwitwara agomba gusenga agomba kwihangana ni gute ashobora kumenya ngo ikigeragezo wenda kigiye kurangira nk'uko wabivuze ngo amenye ngo ageze mu wakangahe amenye ngo wenda ntitwaye gutya ni gute umuntu ashobora kumenya ishuri agezemo ishuri ushobora kurimenya bitewe n'uko Imana yarikubwiye akaba wenda ugeze kaminuza cyangwa ijya ibivuga ariko nanone ntawe ushaka kumenya igihe Imana izagutabarira ibikubwira ati nzagutabara nzakugira neza nzakugaburira nzakwambika unarebye abantu bose ubona bakorera Imana bageze kure abageze mu rwego rwo hejuru ab'Imana yazamuye n'abandi bakiri hasi umuganiriye yakubwira ko ahageze ariko hari ahandi hantu yavuye ari nacyo cyane nshaka kugira ngo mbwire abantu batwumva hari uburyo abantu tuba twifuza ko umukozi w'Imana yaba ameze yego ukumva ugatekereza ngo umukozi w'Imana nta ntambara yagira mu rugo yaba ari umuntu uhiriwe nyine ngo kubera iki urugo rwamunaniye ari umuntu uhirwa nyine kubera ko asenga kubera iki ngo umukozi w'Imana ngo abana bamunaniye ngo nimba asengera abandi ngo we yakwisengeye ngo kubera iki ngo umukozi w'Imana ngo yaba ari umukene ngo nta kazi agira nanjye bijya bincanga ngo niba nta kazi agira se ngo asenga ko asengera abandi we yakwisengeye ugasanga abantu be hari commentaire bashyiraho kandi kubura umukozi w'Imana ukorera Imana ntago bikuraho intambara kandi ari cyo kintu Dawidi yavuze aravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi kumukiranutse ngo ari kuwiteka mukiza muri byose kuko ntago umuntu azamera nk'uko ushaka nanjye ubu sinamera nk'uko numva mbishaka ahubwo Imana yo niyingira uko ishatse yego Imana yo ntago namera nk'uko wowe ushaka ngo kubera ko nkuyobora ntago namera nk'uko wowe ushaka ngo kubera ko dusengana cyangwa usengera ntago namera nk'uko umeze ngo kubera yuko wenda nagusengeye ngatabarwa ngo nanjye mpitemera nk'uko wenda wowe umeze hoya Imana yikugira uko ishatse ifite icyo ishaka kwigisha ishuri ry'Imana ryose rirarangira cyangwa hari ritarangira umuntu akanaripfira amashuri y'Imana ararangira hari rirangira hari abantu badukurikiye bashaka kugira ubwaka bandi noneho ndagatoye hoya rirarangira ni ishyano nagushije ishuri ry'Imana rirarangira ariko ari kugejeje hose ishaka kukwigisha n'ubundi yego ishuri ry'Imana rirarangira ko iriya mvuze ngo ntago rirangira ubuse navuga ko iryo neza ariho nkiri ntago ari bukire n'undi wese uri kunyumva kandi kuko niba barahingiye abantu rirarangira bakaba baracuruje amakara yazuzuza iyo uryitwayemo neza yego rirarangiza kandi icyo nayikundi irangiza neza irarirangiza yari naho nabwira n'abantu bose batwumva abaduteza amatwi bakunzi ba Irakora TV mubwira ngo nihanganira ahantu ari yego nihanganira ahantu ari akomere ishuri ry'Imana rijya rirangira rikarangira wari ushonje kakugaburira rikarangira wari wambaye ubusa ibintu bikagenda neza amahoro warayabuze Imana ikayaguha rikarangira kuko turabirebera kuri uriya mugabo Yohana ibice 5 murongo wa mbere ngo yari afite ikibazo cy'ubumuga yego abumaranye imyaka 38 iyi myaka 38 niyo Bibiliya igaragaza yego uyu mugabo njyewe naratembo yari ari mu gihe yabaye mu gihe imyaka 38 yari mu kigeragezo cy'ubwo yari ari mu kigeragezo cye noneho akibamo iyi myaka bibiri kitangaje ngo yari ari no kuri iki kidendezi yego iki kidendezi yari akimazeho igihe kinini ngo hazaga abimuga hazaga impumyi abanyunyutse abantu bafite indwara zitandukanye kandi uko bahageraga niko bahakiriraga indwara zigiye zitandukanye ariko Bibiliya tubwira ngo ahamara icyo gihe 38 imyaka cyangwa niyo yari amaze avutse we yamaranye ubu burwayi ngo we yarabuvukanye uburwayi biri tubwira ko yabumaranye imyaka 38 bishatse kuvuga ngo yarwaye yabayeho mu gihe mu isezerano rya kera Yesu aza agifite iki kibazo
Bibiliya tubwira ngo nuko yahoraga yicaye ku kidendezi kandi iki kidendezi yari ariho benshi barakiraga. Bibiliya tubwira ngo kandi buri wese yari afite umuntu umujugunyamo. Buriya nuko budafite umuntu ukujugunyamo ntago ari ishyano. Yego. Ntago ari ishyano. Yesu ashobora kwiyizira ubundi. Ntago ari ngombwa. Kuba udafite ushaka kureba abati nta data wacu uzanjugunyamo, nta muvandimwe uzanjugunyamo, ibyo ntacyo bibwiye Imana. We wajugunywemo nande? Ahubwo icyo Imana ishaka no kuguma ku kidendezi. Ukahaguma, ukafatira ibirindiro ugasenga ugategereza. Kuko uyu mugabo w'umurebye usanga yarabaye mu gihe kandi agitinda imyaka 38. Ariko naramutekereje unsanga yarafite kwihangana. Yataza kugira kwihangana. Manuel nawe ari nkawe ntago ikige bari kukihamara. Ni myinshi cyane. Ni myinshi cyane. Yatagira kwihangana icyo kintu ryo rya jambo nabwiye umuntu wese kutwumva ngo intwaro ya mbere zamufasha gutsinda no kwihangana birimo. No kubabarira. Kubabarira amwanzi wawe ukamubabarira kuko umugisha wawe uri ku muryango w'umwanzi. Kandi numara gusobanukirwa ukabarira umuntu kuroga, ukabarira umwanzi wawe wagusebeje, umuntu wese wagukomerekeje ukamubabarira, nukuri uzabaho gutunga amahoro 100%. Uzasenga byemere, uzihangana byemere, ariko utaragira kubabara ngo nuko baguhemukiye ntaho uri kuva nta naho ujye, umeze nk'umuntu uboshye. Udafite kwihangana ntihandi ubirangira wiyahuye. Udafite kwihangana ikigeragezo kiragukaranga kikagushyira ku ipanu kikaguhindura ugaca mu ruganda neza. Udafitemo kwihangana wakwiyahura, wamera nk'abandi isi ikakubona. Udafite kwihangana hari urujya Imana kugerageza mikagutera gasa nk'iguteye ibitugu. Yego. Yobu yarabivuze. Ndareba imbere sinyibona. Kandi byavugaga ko ari ukuri. Abure n'umuhanuzi ntiwerekwe. Ntiwerekwe ibintu byose bikaguca. Nabyo bijya ngo bibaho. Ariko uyu mugabo namwigiyeho. Yego. Umuntu twumva nawaze kusoma. Arangije yarafite kwihangana kudasanzwe. Ariko reba uyu mugabo ari ku kidendeza. Abanyunyutse baraza bagakira. Abarwaye baraza bagakira. Abamarariya bagakira. Abadafite amaguru bagakira. Impumyi zikareba bireba. Ariko ntiyigeze acogora. Avuga ati ubundi ngiye hano hantu ndi n'ubundi ko abandi baza bakakirira. Wenda avuga ati reka ngende cyangwa se niyahure, ariko arategereza. Buriya gutegereza no mu kwihangana mu bigeragezo bya ukihangana. Ndumva nabwira umuntu wese utwumva ngo Imana iguhe kwihangana. Imana igushoboze kwihangana, Imana igushoboje kubabarira, Imana igushoboze kuguma ku kidendezi. Igushoboje kuguma ku mavi. Ubwira Imana ngo utinze cyangwa unatebutse ndakwizeye kandi ndakwiringiye. Arangije kintu nakundiye Yesu ko ntateye. Ntabwo nta kintu bimusaba. Ngo nuko nta bantu ufite, ngo nuko nta miryango, ngo nuko nta mafaranga ufite, ngo nuko utize, ngo nuko nta hepfo nta ruguru, ngo nuko nta masambu ufite, ngo nuko nta nzu mfite. Yesu yaje ibintu byose bigenda neza. Ngo arahategerereza imvura ikamunyagira, izuba rirahamwicira, urumva n'abantu bahamusangaga wenda bavugaga amagambo atandukanye. Yego. Hari amagambo abantu bajye batuvuga. Yego. Gituma adasubizwa ni ibyaha yakoze, gituma adasubizwa ni inkoni Imana yamukubise, gituma adasubizwa asenga bikora ibyaha. Bagashyiraho komantare uko n'abantu kandi ni ngombwa ngo bahabe. Ni ngombwa ngo bakwigishe. Ni ngombwa ngo bakubere umwarimu kuko Imana yo nta mwanya ifite yo kuza kwirirwa kukwigisha. Izakuzanira abarimu kandi batandukanye. Ndumva kwigishwa n'Imana ari ibintu birebire. Uyu mugabo rero kubwo kwihangana kwe ngo Yesu yaje kwizira. Yego. Nta kindi kintu yamubajije, nta bintu byinshi. Abandi ngo bakiraga ari uko marayika agiye mu kidendezi. Ariko ngo Yesu aje aramurebye amaze ngo mbese urashaka gukira. Yego. Kandi Yesu aramubaje ibintu azi. Ahita mutura agahinda n'umubabaro. Aravuga ati ngiyewe y'amazi yihindurije. Singira umuntu njugunyamo. Nawe Yesu naza nta bintu byinshi. Nta detail. Hari igihe wenda yaba ataratumye marayika ku buzima bwawe gutabarika akaza yiyiziye. Yego. Ihangane ume ku kidendezi, gume ku mavi, ihanganira ibikugerageza kuko numara kwemerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Kandi agusabira kugira ngo wemerwe. Wemerwe kabisa, wemerwe, wihangane, wemerwe. Mbega usenge wowe dukurikirana kuri Rakora TV. Ubwira Imana ngo namaze kumenya ko kugeragezwa atari icyaha, ariko mfashe nzanemerwe. Yego. Tugana ku musozo wakoze cyane.
kutuganiriza ku muntu ugeragezwa n'Imana uwo ari we. Ariko wabanje kubivuga neza uravuga ngo kugira ngo Imana ikugerageze, hari abihamagara nk'abyo ngabo ihamagaye igatoranyamo abo ugomba kwigisha cyangwa se ikabashyira ku rugamba. None wabwira abantu iki? Duhitemo se kwigumira aho ngaho wenda ntidutoranywe, kuko hari abantu baza bakitaho ubutumire bwa Yesu nyine nk'uko wabivuze, afite ikibazo akagisengera kigakemuka, cyangwa se yaba yifuza wenda nk'amafaranga runaka se ayakeneye Yesu akayamuha bigahita birangira. Nkawe nk'umuntu ugishijwe n'Imana wumva twahitamo iki? Njyewe ntabwo naza kuvuga ngo nabwira umuntu guhitamo, kuko Imana iyo yigushaka niyo ikwishakira, nta ruhare umuntu abigiramo. We ntiwabihitamo? Ntabwo wabihitamo. Buriya we ntiwabihisemo? Oya, ntabwo nabihisemo. Yaba uri nk'uhitamo ntabwo ari guhitamo. Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye kera, yego, utaraba urusoro, yonyine yari bizi. Noneho tuganire, yaba ari nkawe ukiragiye Imana ikubwira ati ndagushaka, wenda ikagusobanura nk'ubuzima wanyuzemo, wari kubyemera? Ntabwo wabyanga, kandi nakubwiye ko iyo ubyanze harimo n'inkoni n'ibihano. Yego. Yonyine Imana nta ruhare wowe wabigiramo kugira ngo iguhamagare. Yego. Kuko n'umuhamagaro w'Imana kuyitabira biragoye. Ni ibintu bikomeye, kuko Imana igucisha mu bintu bikomeye. Yego. Ntabwo yagukoresha ikweretse ikose. Urumva ikweretse ikose uzanyuramo. Ariko niba utakanga kugeragezwa, Imana yarafashe umwana wayikunda, umwe w'ikinege. Nawe ngo yageze igihe avuga ijambo ngo niba bishoboka kindenge. Ariko urumva urukundo yadukunze, urwo ni urukundo rukomeye. Kandi kuko akimana kuva yarajambo ngo nimba bishoboka kindenge, yari amaze kureba imibabaro kabisa iri imbere, inkona azakubitwa, ubuzima bwose azacamo uko bizagenda. Aravuga ngo dawe, iki gikombe nimba bishoboka kindenge. Ariko aribuka avuga ati bibikushaka. Rero kuvuga ngo nahuye ngo hitemo guhamagara cyangwa no gutorana, nta ruhare umuntu abigiramo. Kuko Imana yabwiye Yeremiya avuga ati wowe nakumenye kera, utaraba urusoro mu nda ya nyoko, kandi ngushyiraho kumuhanuza ugira guhanurira amahanga. Yego. Yabimubwiye se Yeremiya abizi? Ntabwo yari abizi. Yari na mutoya. Yari na mutoya. Aranyamwa ati mbese ni icyo uruzi? Aravuga ati nduzi inkoni y'umurinzi. Waroye neza ko n'indi jambo ryanjye? Urumva? Imana yo iba yaratumenye kera, tutaraba mama na badata batarahura. Imana iba yaragutoranyije kera, ijya kugushyira mu bikorwa, ariko utarabaho ibibizi neza ko uzabicamo cyangwa uzagutoranya. Niyo mpamvu ntacyo narenza bivuga ngo ntabwo wakwihitiramo, ntabwo bishoboka. Yiriya gushaka, kandi ikintu nicyo nayibonyeho, iyo yagushatse ukaba uri mu mugambi wayo ntabwo wayicikira. Ntaho wayicikira, ntiwayirataho amafaranga, ntiwayirataho ibintu byinshi, ntiwayirataho gukomera, ntiwayirataho iki. Imana yigushaka mu gihe cyayo irakubona. Ubushize twabonye n'umubonsa ngo yahamagaye, kandi nawe yari afite ibigango n'iki byose bihindura zero. Bira nta kintu bijya bikanga. Yirirwa avuga ubutumwa muri Kigali hose na Nyabugogo. Ntabwo Imana rero nta kintu na kimwe kiyikanga, kandi ni ngombwa ngira ngo wenda mbwire n'abatwumva ko guca mu ntambara ari ngombwa. Ni ngombwa ku mukirisitu wese w'ukuri, ni ngombwa ku mukirisitu wese w'ukuri wahamagawe n'Imana yaremeye gukurikira Kiristo akamwizera nk'umukiza we n'umwami. Guca mu bigeragezo ni ngombwa, kandi ukwirirwa uvuga ngo abantu barakwanze ntibazigera banagukunda. Ntabwo bazagukunda, ubyumve kandi wiyakire, ubwire Imana ngo mwami imbaraga umbashishe. Ntabwo abantu bazagukunda, ntibishoboka. Ntabwo bose bazagukunda, ntabwo uzakorera Imana kuko abantu bose bagukunda. Kuko hari umuntu wambwira ati ngiye kubera amagambo y'abantu ngiye kubiravamo. Ndambwira ni wowe nimba ugikangwa n'amagambo rero nta naho uzajya. Uragatoye. Ntabwo abantu bazagukunda, nushaka uzakorera Imana bagukunda. Niba nagukunda mbiri mu magambo mwe tuzaganira uburyo Imana nanone idashobora kenshi gukoresha uri kumwe n'abantu. Hari igihe kigera Imana ikaguhunzaho abantu. Kubera iki ubwo? Kugira ngo Imana ikwegere. Izirana n'abantu? Ntabwo izirana n'abantu. Hari igihe kigera Imana ikaba ngombwa ko yegezeyo abantu. Igiye gukora ubundi, Imana igiye gukora, ishaka gukora. Yego. Ku muntu wayo wa wundi nyine twaganiriyeho, ari we mukiranutse. Wambaje ku cyo mukiranutse Imana ageragezwa. Yego. Hari igihe kigera ikegezeyo abantu. Hari ikintu Imana itagukorera abantu bagihari, ikabegezayo ari baso wanyu, banyuko wanyu, babyeyi, inshuti za mwasangiye magara, ikazegezayo.
ba bantu bamara kwegera ugasigara wibaza atari ku mana kuki aho ngaho Imana ibiyenda gukora igitangaza kuko ikintu nayibone kundi cyubahiro yego kugira ngo itazagira icyaha itangaza yakoze itazagira undi muntu cyitirirwa yego urakoze cyane twaganiriye kuri byinshi twarimo tuganira ku muntu wigishwa n'Imana ni muntu ki cyangwa se umuntu watoranijwe n'Imana Imana imukurikirana gute urakoze uradusobanuriye cyane navuga ngo Imana iguhereze umugisha n'ukuri hari ikindi kintu ngarukaho yego hari indirimbo Gerardine yaririmbye nkunda cyane yego arangije aravuga ngo umuntu wubaha Imana ujye wirinda kumuvogera yego byashoboka ko yaba ari umusore ariko ari umukene yubaha Imana gusa byashoboka ko yaba ari umugabo cyangwa se umukobwa ariko yubaha Imana byashoboka ko yaba ari n'umubyeyi w'umukene ariko yubaha Imana avuga ijambo rikomera avuga ngo mbe n'uwo ujye ugira gute wirinda kumuvogera uwo muntu ushatse kukuvugaho ni wa muntu uri kwigishwa n'Imana cyangwa se uri mu ishuri ry'Imana cyangwa se uri mu gihe cy'Imana uriya muntu abashinganye abakomeye cyakora cyo mu maso y'abantu ushaka kumureba ukamusuzugura ushobora kumureba ukamugaragaza agati ushobora kumureba ukamukorera n'inama wanamureba ukamugira ruvumwa ariko aravuga uyu muntu abashinganye ujye wirinda kugira gute kumuvogera kandi nanjye nicyo ngira ngo mbwira umuntu wese unyumva wenda suri muri bice bitandukanye twagiye tuvuga mubwira ngo ntakifuze kwigirira nabi yego kuko ibyago uri gucamo amakuba uri gucamo intambara amarira uri kurira ubwo burwayi ibyo bigeragezo byose biri kuva mu rukundo rw'Umwami Imana yacu murakoze cyane nawe tugana ku musozo turasaba wowe ukurikiye Irakora TV ugize icyifuzo igitekerezo cyangwa se inyunganizi wayandika hariya hasi muri komenti turagusubiza kandi biranadufasha kugira ngo nimba hari icyo utasobanukiwe ubutaha uzabashe kugisobanukirwa reka tugushimire cyane wakoze cyane Imana iguhereze umugisha kandi ni ukuri ni byiza cyane Mana yacu turagushimiye kandi turaguhimbaje dushimiye imbabazi zawe nyinshi zitarondoreka turagushimira kuri bw'urukundo rwawe rwinshi wadukunze turagushimira ku mwanya mwiza waduhaye w'ibiganiro twarimo tuganira na bene data unyemerere Kiristo w'imbaraga buri wese waduteze amatwi twumva Mana utanga imbaraga ku bagenzi bari kujya mu ijuru tanga imbaraga ku bari mu gihe cyawe utanga imbaraga ku bari kugeragezwa tanga imbaraga kubo wagiriye neza kugira ngo barinde kukwibagirwa Mana dusabiye abantu bawe imbaraga Mana zo kuba mu bigeragezo tubasabiye Mwami kwihangana kandi uteze abantu bawe benshi ishyaka ryo kuza imbere yawe kindi kandi uhereza abantu imitima yo kubohoka kugira ngo bashe gutanga imbabazi Mana abatwumva bose washyize mu gihe cyawe ukaba utarageza igihe cyo kubakura muri icyo gihe mbasabiye imbaraga aya magambo bumva abashe gukomeza imitima ya benshi ahembure benshi asubizwemo abantu bawe imbaraga abantu bagira ibyiringiro kandi abantu bizere yuko uri Imana ikora kandi uri Imana idahinduka tanga umugisha rero ku bantu bose batwumvishije abari mu ntambara ubaneshereze abarwaye Mana ubakize abanyamibabaro ibamare abarushye n'abaremerewe ubaruhure Mana dusabye kugira ngo utange umusaruro muri ibi bihe by'ibiganiro turi gukora kugira ngo imitima ya benshi ibashe guhumurika mu izina rya Yesu kandi utanga imbaraga ku bantu benshi bafite ibikomere abantu bakwizere kuri umukiza n'umwami abantu bemere kwigishwa nawe abantu bemere kuca mu ishuri ryawe abantu bemere guhagarara mu gihe cyawe kandi bashikamye bakwirata kandi bakuvuga yuko uri umwami nk'uko Kiristo wera w'imbaraga twakomeje tubivuga muri iki kiganiro ngaho ufashe ubwoko bwawe ufashe abantu bawe ufashe abageragezwa bose mu izina rya Yesu naho twambika imbaraga cyane zo kugukorera mbisabye neze kubikora ku bwawe Yesu amen.